mbese Imana ikeneye amafaranga y'abantu cyangwa amafaranga yacu? Icyo nababwira nuko Imana yakeneye. Icyo numvishe uri ku ruhande rw'uko Imana yakeneye. Yego. Ngoga bimeze bitereye 100% ntabwo Imana ikeneye amafaranga yacu. Uko bivuga ngo isi n'ibiyuzuye byose nibyo Uwiteka. Yego. Ifeza n'izahabu byose nibyo Uwiteka. None amafaranga yanjye ikeneye iki? Yo gukora iki se? Mwijuru se bakoresha amafaranga. Nuzira yakeneye gukora iki? Jya ku isoko irahaha. Kwidahaha, kwidakodesha inzu nk'uko nyikodesha, kwidatega imodoka nk'uko nyitega, kwitagura esanse nk'uko nyigura, kwitagura imyenda nk'uko nyigura. Amafaranga Imana ikeneye y'iki? Pastor navuze ngo rero ngo mutwe bwe ngo harimo abakene, ngo none ngo duha Imana ngo tukaduhaye abakene. Koko Pastor, iyo dutuye muri cya gisaki cyangwa se mu dusanya amafaranga ku rusengero tukayatanga, umukene wo muri twe ararariye wowe. Uraza ku icyo kibazo urakibaza Pastor. Akayaci yaciye yabameze. Ni mpamvu iri ngo none mwebwe ni mumbe ni muheza uriya muraba mugize gute muramumpaye. Imana ikayakenera kugira ngo ifashe wa mukene ntabwo yajyana mu ijuru ngo ujye kuyakoresha ibyo mu ijuru. Wabaza ikibazo ari? Ikibazo nacyo. Ngo duhaye uriya turaduhaye umukene. Yewe ko turusha ubukene mu rusengero tuba duhaye Imana. Mwebwe mudukurikiye. Ari pasiteri nawe usengera mu rusengero ninde ukize kurusha undi? Imana igira abakozi. Imana igira abakozi kandi Imana ihemba abakozi bayo. Ntabwo Imana ikoresha umuntu ngo imwambure cyangwa se ngabeho nabi. Ibahemba kandi kurikije. Ibahemba amafaranga y'abantu ayangaya dukoresha ku isi n'ibahemba. None hari ikintu ndimo numva. Imana yambura abana bayo igahemba abakozi bayo. Bambura. Aho nari umuntu bafataye icyuma ngazana amafaranga. Yaka abana bayo igahemba abakozi bayo. Ariko ushaka kuvuga kubaka gute? None se ngewe ngira umwana nta muntu mu rusengero turimo turi abantu wenda 100. Yego. Wowe uri umukozi w'Imana uri pasiteri, ngewe ndi umwana w'Imana. Urumva rero twebwe abana b'Imana twikoramo tugahemba umukozi w'Imana. Bifata nta kibazo bifata gutyo. Bifata gutyo. Reka tuze turebe umukozi w'Imana ninde kugira ngo abe uhere. Uko pastor ahita yita umukozi w'Imana, ngewe nyita umwana w'Imana, ubwo ngewe n'Imana turi bamwe ariko umukozi akorera ibihe agomba kubitahana. Nagari pastor we. Abakozi b'Imana ni benshi batandukanye. Ariko ibihembo batubwira abakozi b'Imana ibihembo biza mu buryo bugiye butandukanye ariko bituruka mu bantu. Pasiteri nta murimo ku rusengero. Yego. Awuhembe kuko ari umukozi w'Imana. Ngewe rero hari wundi ndi umukozi wandi. Uri umukorera rusha. Ngewe ndi umukozi wa pasiteri. Ariko nabyo byashoboka ko mpamvu narenga ndi umukozi wa pasiteri kandi pasiteri akoresha abakorera ubundi ngewe nanjye nakwemeza yuko waba umukozi wa pasiteri kuko niba uri diyakoni ushyizweho na pasiteri. Ariko pasiteri we yatoranyijwe nande se? Aho pasiteri batoranyirizwa simazi sinzi aho bimikira. Nyine nicyo nshaka kukwereka. Ubundi pasiteri ajya kwita umukozi w'Imana njye akabinkuraho kubera iki? Kuki njya nkuraho umukozi w'Imana uwo mushahara Imana ihemba nanjye nkuryeho kuki agashaka ko umukozi w'Imana? Njye nkorera nde? Iyo nkora ku rusengero, iyo ndirimba, iyo ndiyakona, iyo nkora ya mirimo yose ku rusengero mba nkorera nde? Kuki njye batayimembera? Basi aho ngaho uramusubiza. Twamenye ko inzu y'Imana igihari. Imana yavuze ati mwebwe inzu zanyu ntimukazigira ibitabashwa n'urusengero rw'Imana ruba umusaka. Siko bavuze? Yego. Ni cyangwa cyavuye. Kandi pasiteri n'umuhuza bikorwa ku rusengero. Iyo amafaranga yaje amenya ngo hano hakeneye amakara, hano hakeneye irangi. Iyo amafaranga yaje rero akaza kuba ku murimo w'Imana hagasa neza, numva nta kosa ryahabaye. Urusengero nabirabyemeza bigibo bingana. Icyo buvuga ni ikihere. Ikigo cy'inyubako. Nonese ubundi icyo kigo cy'inyubako ni gihahora. Ariko ni gihahora. Nonese kubaka birarangira. Ntabwo gihora kubaka birarangira. Ikigo cy'inyubako urusengero uzajyamo ugasanga na konti y'inyubako itari hariya. Hari konti bashyiraho ituro, hari na konti bashyiraho inyubako. Umva impamvu undi muntu tuvuge ku nyubako irahahora. Umva impamvu uhora wubatse buretse ga. Icyo se ngenda kigizeho ikibazo. Umva impamvu ugenda ikibazo ni ibyo byuma
muratondekanye reka umunani muhamwanya nawe ngoga rero ngoga nawe yatangiye ya gahunda ye mu rusengero ayo mafaranga azakenerwa cyane. Icya mbere ku rusengero ntabwo hahembwa pasiteri wenyine, hari abacuranzi mutangiye nabo kujya mubahemba. hari abacuranzi niyo utamuhemba umushahara wenda ufatika ariko akenera n'itike kugira ngo umurimo w'Imana ukora ukunze cyangwa se nuza kuri iyo ngingo uretse gatoya uratuma ikiganiro gikururuka. oya ntabwo kururuka buretse ubwo witewe nuko bari mukora ariko ahantu henshi iyo gahunda irahari. Niba umucuranzi aturuka kure kandi agomba kuhagera kare agacuranga mu rusengero aramumenyera agatike karava hehe karava muri yandi batura. Ubwo ni urugero simvuze ko ari umushahara. umuhungu runaka duhagararana muri korali we kuko yize gucuranga nanjye nkiga kwa Tona yego we ngo aturuka i Kanombe dusengera mu mujyi twese nanjye ngaturuka wenda Ikinyinya we aracuranga njyewe nkatona ujya ucuranga rero bamumenyera agatike njye watona bandeke kurobanura abantu ku butoni. Niba ari umukirisitu uwo murimo arimo arawukorera nde? Njyewe nyakorera Imana nkaba nturuka Ikinyinya nawe turuka i Kanombe duhurira mu mujyi kuki njyewe nimenya we mukamumenya nanjye nimumenye kuko nkora umurimo wo kwa Tona kundi rwara ndagukomye ntabwo muri rwara mbabarira ariko aba dukurikira reka barasenga mweko mudukuru mu musenga wowe bari bagutegera nuturuka kure nukora ibintu mu rusengero. Hari umuntu wagaragaje ikibazo cye mu rusengero kamenyekana mu rusengero bakamwirengagiza ntibamufashe. komete zizaba nyinshi mushyiremo komete ngo iki zizaba nyinshi kukigaragaza no gupfusha no kumuhambira pastor komete kugaragaza ikibazo cyo gutura kure hariho n'abapfusha hariho n'abarwaza bakarwaza umubyeyi cyangwa se umugabo w'urugo akarwara akamara amezi n'amezi mu bitaro pastor ntanabimenye banabimubwira akabyirengagiza. ibyo simbihakanye birashoboka ariko abantu ngo tubamo hano hanze abantu bose ntabwo twashyira mu gatebo kamwe rwawe nanjye nicyo nanjye pasiteri nari ngiye kuvuga ni pasiteri birashoboka ko arimo avuga yirefera kuri we kurwe ariko hano hanze ibyo abapasiteri n'abakirisitu ni ibindi bo bavuze yuko Imana idakeneye amafaranga mu rusengero tuve ku mafaranga tuyavaho tujye kuki tujye mu ijambo ry'Imana. ubwo bariya barihitiramo tujye mu ijambo ry'Imana ahubwo reka soze nyine yego ngaho reka soza sindi bakobwa ngo mureke gutura ariko ntimugahatirizwe gutura kuko utangira wowe nabyumvisha bivuga ngo hari ituro ry'umutima ukunze umutima wawe urabikunze ngitambe urarihande rero yego sibyo urimo uratura Imana. Kera kose nanjye ababyeyi banjye ndabatura ntabwo nshobora guhaguruka ngo njye gusura mama cyangwa njye gusura papa ngenda maramasa kandi naho mama cyangwa papa yabandusha amafaranga hari icyo njyana ni ukumutura kuko ni umubyeyi. Imana rero tuyitura kuko ari Imana tunayikunze ni umutware kandi umutware araturwa. Rero we nubifata gutyo ukumva kuko yo gutura Imana yiture kabiri ntuzakurikirana icyo y'amaturo yakoze kuko namwe muyatanga muhora ngo baturira amafaranga kandi wayatanze ngo yakurikize. Njyewe ndimo ndagaruka ku ruhande rwa pasiteri atari mu buryo bwa pasiteri ntacyo ndimo ndagaruka muri njyewe uri konveke ndi umukozi w'Imana wasomye ijambo ry'Imana narisobanukirwa njye imbere y'Imana nk'umutware njye imbere y'Imana nkakuriyeta umuremyi amara amasaka yaramureye ibikomeye reka nyiture nk'umubyeyi rero. turabashuje bakunzi bagweze Rukundo TV aka kanya nanone kandi tushimye Imana yuko yongeye kwemera ko tugaragara kuri izi kamera. Icyubahiro kibi cy'Imana hari hashize iminsi tutari kugaragara. Imana ishimwe ko tugaragaye. Reka nango gasuhuza abakunzi bacu
Turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbese muraho murakoma, kandi Uwiteka abahire, ahire ibiganza byanyu, ahire amaboko yanyu, ahire ibyo mukora byose, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Pastor karibu nawe suhuza abakunzi bacu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana iduhana umugisha. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Reka dutangire twiyambaza Imana. Pastor adushyira imbere y'Imana kugira ngo dutangire ikiganiro. Turagushimira Uwiteka, Imana nziza, Imana yacu, Imana butwara n'ubushobozi. Mu izina rya Yesu twongeye gushimira aka kanya mwami tuje imbere yawe. Tuvuga ntabwo ari ibyacu, ahubwo ni ijambo ryawe nyiri cyubahiro, reka dushoboreshe gusobanura no gusobanukirwa mu izina rya Yesu Kristo mwami. Reka mwuka wera abane natwe, kandi n'abagiye gutega amatwi iki kiganiro bazagitega amatwi mwami Imana, ubashoboreshe kugira ngo bawumve kandi bakuremo ibafitiye umumaro, kugira ngo ejo hazaza nyiri cyubahiro nuza gutwara itorero ryawe bazagaragare nk'abakiranutsi, bazagaragare mu bakozi bawe abo wishimira. Ni mu izina rya Yesu twizeye ikibo n'icyawe urakoze. Amen. Amen. Imana imuhe umugisha Pastor dushyize imbere y'Imana. Turacyari babandi bakunzi bacu, turacyari babandi amazina ni yayandi. Ubu rero aka kanya dushimye Imana ko yongeye kutwemera tukaba tugaragaye. Imana nihabwe icyubahiro. Imyemerere aka kanya tutangire ikiganiro. Insanganyamatsiko y'ikiganiro turi buganire uyu munsi, turi kwibaza ngo mbese Imana ikeneye amafaranga y'abantu cyangwa amafaranga yacu? Kuko ikibazo cy'amafaranga mu matorero cyabaye ikibazo. Hari usanga inyigisho guhera mu gitondo bakigera mu rusengero kurinda basoza amateraniro, inyigisho yabaye amafaranga. Yes. Ubwo rero nicyo kintu tuje kuganira, twibaza ngo mbese Imana ikeneye amafaranga yacu? Mbese Imana ikeneye amafaranga yacu? Wongeraho kandi kukidutura. Mbese Imana ikeneye amafaranga yacu? Ubundi kukidutura. Sibyo? Yego. Ubwo turaza kubireba izo nsanganyamatsiko ebyiri. Turabanza turebe ngo mbese Imana ikeneye amafaranga yacu? Yego. Turebe n'impamvu dutura. Yego. Rero njyewe ntatinze ndahera kuri Pastor. Pastor arihangana ko uyu munsi turicanye turi kumwe. Pastor nibo bashinzwe icyo kintu. Pastor nabo bayatusa. Irayakeneye ntiyakeneye? Okay. Urakoze. Ikintu gihari biragoye kubyumva no kubyumvisha umuntu, kuko Imana ubwayo ni umutozi. Yego. Imana yaremye ibintu byose bibaho, irangije bishyira ku isi. N'ibyo mu ijuru ibyaremwe byose ni ibyayo. Ngo niyo mutunzi wa mbere n'umukire. Rero biragoye kubyumvisha umuntu yuko bitanu bye cyangwa igihumbi cye cyangwa se 500 yanjye Imana yashakaho. Akibaza uti Imana nk'umukire 500 yanjye igihumbi cyane irayishakaho iki kwe? Yego. Kifite byinshi. Ariko mu bigaragara Imana ituye mu ijuru, tukaba dutuye hano mu isi, nitwe dukoresha amafaranga. Rero icyo nababwira ni uko Imana yakeneye. Imana yakeneye gute? Hano mu isi nitwe dukoresha amafaranga. Abantu bose ni abantu b'Imana. Ariko kubera ubusumbane bw'abantu n'ukuntu abantu batagira urukundo, badafashanya, umuntu ashobora kuba buraye muturanye ntumenye ko yaburaye. Wongeye gukora agakora akonguka agatera imbere, undi agakomeza agasubira inyuma. Kandi Imana iravuga ngo dukundane, umuntu wese akunde mugenzi we uko yikunda. Ibyo rero bidakozwe, Imana ikeneye amafaranga kugira ngo na wa muntu wafashwe tugafasha wa muntu, ariko duhaye Imana. Pastor ubwo rero irayakeneye. Ukiri aho ngaho rero icyo numvishe wowe uri ku ruhande rw'uko Imana yakeneye. Yego. Ngoga bimeze bitereye 100% ntabwo Imana ikeneye amafaranga yacu. Uko bivuga ngo isi n'ibiyuzuye byose nibyo Uwiteka. Yego. Ifeza n'izahabu byose nibyo Uwiteka. None amafaranga yanjye ikeneye iki? Yo gukora iki se? Mu ijuru se bakoresha amafaranga. Nuzi yakeneye gukora iki? Jya ku isoko irahaha. Kwidahaha, kwidakodesha inzu nk'uko nyikodesha, kwidatega imodoka nk'uko nyitega, kwitagura esanse nk'uko nyigura, kwitagura imyenda nk'uko nyigura. Amafaranga Imana ikeneye y'iki? Ikintu no kubera ko ntacyo yakoresha mu mafaranga. Nuko wafata amafaranga ukayahinana. Nusi none yakoresha iki amafaranga? Ntacyo.
iyo ukikeneye n'imbaraga zo kubyuka ijya guhaha yego ijya gushaka ibyo Imana yaremye kugira ngo ibirye. N'Imana rero ntabwo ikeneye amafaranga yacu rwose, kuko nta n'icyo turagenze dusanga nta n'icyo yayakoresha. Na Bibiliya ivuga ngo iyo Imana iza kubisonza ngo kuko inka zose z'ibirasashamba ni izayo, yakabaye irye muri izo ngizo. Rero Imana nta mafaranga yacu ikeneye. Pasiteri navuze ngo rero ngo muri twebwe ngo harimo abakene, ngo noneho ngo duhe Imana ngo tukaduhaye abakene. Koko pasiteri, iyo dutuye muri cya gisaki cyangwa se mu dusabye amafaranga ku rusengero tukayatanga, umukene wo muri twe ararariye wowe. uraza icyo kibazo urakibaza pasiteri Akayaci yaciye yabameze. yari yaguhaye umwanya ngo ubanze usoze washoje ngo tugaruke kwa pasiteri. Pasiteri fata umwanya n'minota 10 cyo navuga mbere usobanure ijambo ry'Imana, usobanure uburyo Imana ikeneye amafaranga yacu. Mbere yuko mbanza gusobanura ijambo ry'Imana, Yesu yigishije abantu gusenga, arababwira ngo nimusenga mujye muvuga mutya muti Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, dushaka be mu isi nkuko bikorwa hehe mu ijuru. Mu ijuru ntabwo twari twumva hari umuntu waburaye, twari twumva mu ijuru hari umuntu wakennye basohoye mu nzu cyangwa wahuye n'ibibazo by'ubuzima. Kandi duhamagaye Imana ngo ize ubwami bwayo buze hano ku isi, ishaka ko abantu bose babaho neza. Navuze rero ngo amafaranga dufite hano dukoresha hano ku isi, iyo duhamagaye Imana ngo ize hano ku isi iyobora ubwami bwayo buze, iza kugira ngo ibintu byose bishyire hehe, ibishyire ku murongo. Niyo mpamvu rero navuze ngo amafaranga yacu irayakeneye, iyakeneye itereko. Amafaranga ntabwo ndasoza wakwihanganye ugashaka agakaramu. Nyine nabyumvishe ko amafaranga yacu atari ku murongo, ntagakoreshwa neza nk'uko bikwiriye, bitewe n'uko buri wese ashaka kwikubira. Ubonye amafaranga abarwana no kubaka ibye, akubaka inzu ye, akayikora neza, akarushaho, ariko umuturanyi baturanye ntashaka no kumenya niba yacanye n'imbago. Ariko mu ijuru si uko bakora. Iyo tuvuze rero mu bwami bw'Imana buze, kandi n'ubushake bw'Imana uko ba mu ijuru be no ku isi, Imana iza kureba aho abarengana n'abarira bari. Niyo mpamvu iri ngo noneho mwebwe nimumpe, nimuheze uriya muraba mugize gute, muramumpaye. Imana ikayakenera kugira ngo ifashe wa mukene, ntabwo yajyana mu ijuru ngo ujye kuyakoresha ibyo mu ijuru. Wabaza ikibazo ariko ikibazo nta kibazo. Ngo iyo duhaye uriya tuba duhaye umukene, ko turusha ubukene mu rusengero, tuba duhaye Imana. mwebwe mudukurikiye ari pasiteri nawe usengera mu rusengero, ninde ukize kurusha undi? Ko tuyaha pasiteri niwe mukene tufashije tukadufashije Imana. Aho naho ndaza kuhavuga, nawe uraza kuhageraho. Imana igira abakozi, Imana igira abakozi, kandi Imana ihemba abakozi bayo. Ntabwo Imana ikoresha umuntu ngo imwambure cyangwa se ngo abeho nabi. Ibahemba kandi ikurikije, ibahemba amafaranga y'abantu aya ngaya dukoresha ku isi, niyo ibahemba. Wowe rero niyikoramo ikabahemba. Wowe amafaranga uzanye, reka tubasome cyane twanongeye gusoma. Amafaranga uzanye mu nzu y'Imana, Imana ifite abakozi ikoresha kandi bahemba mu mafaranga aya ku isi dukoresha. Ayo wewe wazanye nazanye nayo ngoga yazanye. Ihemba abakozi bayo bahembye muyo twere twazanye. Ntabwo ibahemba muyo ivanye mu ijuru, kuko imikorere yo mu ijuru itandukanye n'imikorere yo mu isi. Imana rero ikoresha bwa bushobozi dufite hano ku isi, ikaba ari guhembamo abantu kuko nibyo dukoresha ku isi. Noneho hari ikintu ndimo numva, Imana yambura abana bayo igahemba abakozi bayo. Aho nari umuntu wahateye icyuma ngazana amafaranga, yaka abana bayo igahemba abakozi bayo. Ariko ushaka kuvuga kubaka gute? None se ngewe ngira umwana nta muntu wavuze ko birabe umuntu usenga urusengero turimo turi abantu wenda 100. Wowe uri umukozi w'Imana, uri pasiteri, ngewe ndi umwana w'Imana. Urumva rero twebwe abana b'Imana twikoramo tugahemba umukozi w'Imana. Nta kibazo, bifate gutyo. None umukozi w'Imana ubundi ninde? Reka tuze turebe umukozi w'Imana ninde kugira ngo abe uhembe, kuko pasiteri ahita yita umukozi w'Imana, ngewe nyita umwana w'Imana, ubwo ngewe n'Imana turi bamwe, ariko wowe umukozi akorera ibihembo agomba kubitahana. Ntabwo ari pasiteri we,
abakozi b'Imana ni benshi batandukanye ariko ibihembo batubwira abakozi b'Imana mu rusengero ibihembo biza mu buryo bugiye butandukanye ariko bituruka mu bantu nyine mu rusengero turimo turijana uwo ni pasiteri ngenda umudiyakoni uyu ni umukorari uriya ni umukirisitu none ubwo umukozi w'Imana muri urwo rusengero ninde umukozi w'Imana mwese muri abakozi b'Imana ariko hari abahawe inshingano ziruta hari abakozi b'Imana bakorera ubushake abakorerabushake hari n'abakozi b'Imana badakorera ubushake bakorera ibihembo gidusobanurire nacyo ariko uwo ushaka kumenya guhemba kw'Imana gutandukanye n'uko utekereza wa wundi rero guhemba n'ubushake reka turebe wa wundi umukozi w'Imana tuvuga wenda ni umudiyakoni ubwo ntagahembwa mu rusengero yego ariko nawe afite uburyo ahembwamo Imana imuhembamo iyo yagiye mu kazi agakora kunguka muri ka kazi nawe bamuhera umugisha akabona ya nyungu akayibona mu kazi yakoze mu maboko ye yashoye akunguka noneho wa wundi wakoze mu rusengero uwo ufite inshingano mu nzu y'Imana zihoraho za buri munsi nawe agahembwa na wa wundi wungutse mu kazi akaza agahemba wa wundi ufite inshingano mu nzu y'Imana none we pasiteri iyo ufite ako kazi n'ubu pasiteri nabwo ubukora hahandi ka kazi gasanzwe ntabwo Imana haguhembera reka nkubaze nanjye iyo uri umuganga ukaba ufite ikiraka tuvuge uri umuganga utaha saa 10 n'imwe ukaba ufite ikindi kiraka cy'ahandi hantu ukora hamwe barakwambura kubera ko ufite akazi ko kwezi cyangwa hose baraguhera hose baramema icyo rero nagusubije ushubije iki urakora ukunguka uyu munsi niho urakora ukunguka aho wakoze igisubizo numvishemo ni uko pasiteri ashobora kuba ari pasiteri sibyo akora inshingano ni umukozi w'ijuru ariko atera n'ibiraka mu isi wowe waretse nka nicyo ashaka kuvuga waretse nkababwira uko mwabyumvise uko yakutubwira uko wowe urimo ubyumva pasiteri ashobora kuba ari pasiteri afite inshingano zihoraho za buri munsi muri urwo rusengero ariko akagira n'akandi kantu ku ruhande katazabangamira za nshingano zo ku rusengero ako kantu iyo agafite kabyara inyungu no ku rusengero akahabona inyungu kuko niba ukeneye pasiteri ukamubaza akaguha randevu urahamusanga ku rusengero kandi kandi nako ntikari buhagarare gukora none ni mwubwo buryo njye nabyumvishemo niki gituma adahembwa niki gituma atunguka mu byo yakoze aho hari impamvu imubuza nyine pasiteri nta murimo ku rusengero awuhembe kuko ari umukozi w'Imana ngewe rero hari wundi ni umukozi wandi uri umukorerabushake njye ni umukozi wa pasiteri ariko nabyo byashoboka ko impamvu nahembwa ni umukozi wa pasiteri kandi pasiteri akoresha abakorerabushake ubundi ngewe nanjye nakwemeza yuko waba umukozi wa pasiteri kuko niba uri diyakoni ushyizweho na pasiteri ariko pasiteri we yatoranyijwe nande se aho abapasiteri batoranyirizwa simazi sinzi aho bimikira nyine nicyo nshaka kukwereka ubundi pasiteri ajya kwita umukozi w'Imana njye akabimuraho kubera iki kuki njya muraho nk'umukozi w'Imana uwo mushahara Imana ihemba nanjye nkuryeho kuki agashaka ko umukozi w'Imana njye nkorera nde iyo nkora ku rusengero iyo ndirimba iyo ndiyakona iyo nkora ya mirimo yose ku rusengero mba nkorera nde kuki njye batayimembera basi aho ngaho uramusubiza twasoma ijambo ry'Imana turasoma Malaki 3 ubwo turacyashaka impamvu turakibaza ngo mbese Imana ikeneye amafaranga yacu Malaki 3:8 navuze ngo mbese umuntu yakwima Imana ibyayo ariko mwebwe mwarabinyimye nyamara murabaza muti twakwimye iki mwanyimye imigabane ya 10 n'amaturo muvumo wa muvumo kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye umurongo wa 10 nimuzane imigabane ya 10 ishyitse mubishyire mu bubiko bw'inzu yanjye ibemo ibyo kurya ngaho nimubingeragereshe niko Uwiteka Nyiringabo avuga murebe ko ntabagomorera imigomero yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukaburaho mu bukwiza ibi byo kurya biza mu nzu y'Imana Imana ibijyana mu ijuru bikaribwa n'abamarayika ariko kuhereye njyewe ndumva
nubwo ngo gajya nshinja ngo harigihe ngo nafashe ku ruhande rwawe cyane ariko njyewe ndumva uhereye kure ahubwo twabanza tukibaza ngo Imana iki cyanditswe kitubwiye ngo nimunzanire kimwe mu 10 n'amaturo sibyo kimwe mu 10 nimurangiza kukinzana munzanire n'amaturo urukumva ni bya bintu bibiri hari kimwe mu 10 hari n'amaturo inzira yagiramo ibyo kurya kuki Imana iki cyanditswe gidusaba kimwe mu 10 ni mukini mu mafaranga ntabwo ari mu ntuza ntabwo ari ibindi ndabyumva nyine sibyo kuki cyanditswe kuki kihari kidutegeka kuzana kimwe mu 10 ubwo se urumva koko wa mugani wa pasiteri Imana itayakeneye ubivuze neza hari ikiganiro twakoze hano kivuga isezerano rya kera n'isezerano rishya yego icyo cyanditswe dusomeye giherereye mu isezerano rya kera mu isezerano rya kera habaga abantu bitwa abatambyi n'abarebu abo babaga ku rusengero ntibari bemerewe no kugira gakondo mu gihugu gakondo yabo yari inzu y'Uwiteka cyangwa se yari Imana rero abo ngabo kuko batagiraga amasambu batagiraga ibindi bintu bagombaga kurya ibyo abantu bazanye ku rusengero none uyu munsi pasiteri afite gakondo nk'uko nanjye nyifite afite akazi nk'uko nanjye gafite none kimwe mu 10 turacyazana iki ibyo turacyazana iki ko njya mu kazi nawe byuka ajya mu kazi aracyaza gukora iki ukaba wowe wumva ko ukoraga byanahindutse byavuye mu batambyi nibo bashakaga ibitambo abo rero babaga ku rusengero iminsi yabo yose bakahabyarira bakaharerera none pasiteri yaguze inzu mu Gasyata agura indi Kibagabaga agura indi Kimironko arashaka amafaranga yanjye kandi adusha n'amafaranga rero iki cyanditswe cyo mu isezerano rya kera n'ubu utagisobanuza isezerano rishya turimo none inzo z'Imana zakowe zirahari ngusomera ikindi cyanditswe ariko twese turahahurira nta kibazo ntawe uhakora inzo z'Imana hari ubayo twemeranya ko inzo z'Imana zigihari turasoma Hagayi rimwe nta kibazo turasoma Hagayi rimwe umurongo wawo wa 4 haravuze ngo mbese birakwiye ko mwibera mu mazu yanyu y'ibitabashwa narwo urusengero rukaba umusaka oya ntabwo bikwiye none ya mafaranga naza ko pasiteri ari uyoboye urusengero arashishirizwa nde raporo irahabwa nande kugira ngo urusengero rusa neza ibikorwa byo ku rusengero byose amafaranga ku rusengero haba ikibo cy'ituro haba icy'inyubako icyo cy'inyubako rero twashyizeho mu nyubako tuzi ko bagiye kurimbisha inzu y'Imana none se ariko ayandi mu dusobayo ntabwo tujya tumenya iyo agiye ayivuga nayahise ariko nawe nutsindwa jya wemera nibyo wumva tsindwe jya wemera twamenye ko inzu y'Imana igihari Imana yavuze ati mwebwe inzu zanyu ntimukazigira ibitabashwa mu rusengero rw'Imana rwo musaka siko bavuze kandi pasiteri n'umuhuzabikorwa ku rusengero none amafaranga yaje amenya ngo hano hakeneye amakara hano hakeneye irangi iyo amafaranga yaje rero akaza kuba ku murimo w'Imana hagasa neza numva nta kosa ryahabaye urusengero nabirabyemeza bingana icyo buvuga ni ikiherero ikigo cy'inyubako none se ubundi icyo kigo cy'inyubako ni gihahora ariko ni gihahora none se kubaka birarangira ntabwo gihora kubaka birarangira ikigo cy'inyubako urusengero uzajyamo ugasanga na konti y'inyubako itari hariya hari konti bashyiraho ituro hari na konti bashyiraho inyubako umva impamvu undi muntu ariko tuvuge ku nyubako irahahora umva impamvu uhora wubatse buretse ga icyo se ngenda kigizeho ikibazo umva impamvu ugenda ikibazo ni ibyo byuma bindi bizanye impamvu ndi kuvuga muratondekanye reka babe 8 muhamwanya nawe ngoga rero ngoga nawe yatangiye ya gahunda ye umva impamvu ugenda ndimo makana iwacu ikintu cy'inyubako nta gihari cyaje ejo bundi badutegetse yuko twubaka parikingi ariko ubundi nta cyari gihari rero aho uzagisanga baracyubaka impamvu icyo cy'inyubako ngeze nigeze ny'u Rwanda icyo cy'inyubako sinacyanze nigishaka kihaguma no buri munsi kihavuga kuko hakenera maintenance y'urwo rusengero kugira ngo ruhore rusa neza rurakenewe ariko si cyo kiba kiba ku rusengero noneho ko inyubako ije mu njundi yagize babateza ibyo ngibyo nta byo byari bihari ikenera amaturo ayandi maturo ahari
ni ituro risanzwe ni cya 10 ni ituro ry'ishimwe ntabwo yahoraga yayo cyane. none ko katubwira aho ngaho dusomeye umurongo w'inyubako none kuki arashaka ngo byane byitoro n'ibiki byose bize bije mu nyubako amaturo wenyine ibindi tubikureho kuko abatambyi n'ibitambo byavuye hanyuma dusigarane inyubako ariko bidutwara ariko reka manze nkubwire dukureho amaturo ituro riveho dukureho icya 10 dukureho n'amaturo y'ishimwe gushima by'umuntu ashaka gushima no batigewe shima byo bije mu mafaranga ndega amatwi mubwire umuntu avuze ngo ngewe ndashaka gushima Imana kandi ndayishimisha amafaranga yayishima byina yayishima atanga uko kuyishima niba bireba we nayo urimo kuba numubuze gushima Imana mu buryo we ashaka kumva cyane niba ashaka kuyishima atanze amafaranga yego agehe aho yayashyira hose ayo mafaranga we ubwe aza aho yagomba gushima ni muri ni hahandi batubwiye ndega amatwi hari ushima akavuga ati wowe waransengeye shimye Imana kuko rero wansengeye kandi Imana ikankorera icyo nayifuzaga dore ituro ry'ishimwe akarigwa aho wamusengeye hari ushaka kuvuga akarijyana ku rusengero kuko pasiteri ari wowe wamusengeye cyangwa se icyifuzo bagitangiye mu rusengero kiba ariho gisiburizwa akaba ariho ryo aho yashaka niho yarijyana bitewe n'uko umutima we umubwiye njye nicyo ngicyo mvuga nyine nanjye ngiye muze kumakanya ndaje nguha akanya reka mbanze mbaze kano kantu ngo uyu muntu yaje mu rusengero wenda arushye araza mu rusengero pasiteri arabwiriza korali ziraririmba yumva aranezerewe araruhuka atangiye kubona umunezero atuye mu byaturo ry'ishimwe mu rusengero ko natangiye numva uri murwanya aya mafaranga kubera yuko pasiteri afite ibi n'ibi ya mafaranga yo ko yatuye araza gukora iki erega araza kuribwa na pasiteri ndega amatwi mbanze mubwire nakubwiye ngo umuntu niba korali zamufashije akavuga ngo ngiye kuyashyira mu rusengero yego ibyo birareba abanyiri urusengero niba ari wowe wasengeye umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa cyangwa undi mukozi wese w'Imana mwumva ngiye gushima Imana imbere yawe kuko ari wowe wasengeye ndayaguha kuko ngiye ushima mfite uburenganzira bwo gushimira abo nshaka reka duhe umwanya wayashyira pasiteri akayarya no kugira ngo ataguze izo karara azigisha zirapete ziririmbe yabigizemo uruhare ntacyo bitwara reka duhe umwanya pasiteri icyo ngiye kuvuga ndakivuga kandi ntasoza ngene utongera kukigarukaho nongera kukigarukaho nsoza ikiganiro cyangwa se ikiganiro gisoze kuko ubirumvikana ahubwo wari wabigiza nkana pasiteri yanjye mu bundi buryo ubwo acyari buvuge aravuga soza niko bimeze nta n'amambe gutwara iminota myinshi dusubiramo ibintu yego icyambere yego mu rusengero ayo mafaranga azakenerwa cyane icyambere ku rusengero ntabwo hahembwa pasiteri wenyine hari abacuranzi mutangiye nabo kujya mubahemba hari abacuranzi niyo utamuhemba umushahara wenda ufatika ariko akenera n'itike kugira ngo umurimo w'Imana ukora ukunze cyangwa se nuza kuri iyo ngingo uretse gatoya uratuma ikiganiro gikururuka oya ntabwo gikururuka buretse ubwo witewe n'uko mukora ariko ahantu henshi iyo gahunda irahari mu nsengero nyinshi cyangwa ntahamagara base ni ukuvuga ngo pasiteri nk'umubyeyi amenya ahantu hari intege nkeya niba umucuranzi aturuka kure kandi agomba kuhagera kare agacuranga mu rusengero aramumenyera agatike karava hehe karava muri yandi batura ubwo ni urugero simbuze ko ari umushahara hari umukene wenda ufite intege nkeya ushobora kuba afite ibibazo by'imibereho y'ubuzima pasiteri niwe uzamenya ngo uyu muntu wenda reka ku kwezi bajya bamuha 10 yongeranye yishyura inzu ibyo ngibyo ntabwo bazabitangaza mu rusengero ayo mafaranga aturuka hehe mu rusengero hari imirimo ikorwa ibikoresho by'isuku hari abashyitsi bakirwa ku rusengero baje gusenga bashyirwa abantu bose abaje kuvuga ubutumwa abashyitsi igihe bakiriye abantu bashyashya baje ku rusengero hari igihe bajyana ahantu bakagura agafanta cyangwa bakabaha icyayi n'umugati ayo mafaranga yose ni amafaranga aturuka mu bakristo baba batanga iyo mirimo yose ikorerwa mu rusengero ikenewe amafaranga aturuka he mu mufuka wa pasiteri cyane n'abakristo bayatanga ese ibyo bikurwaho ni bibi ngo garumva ayo ibyo bintu uvuze amafaranga yo kubikoresha yajya ava mu mufuka wa pasiteri cyangwa yakaba yava mu bakristo yego
kuko impamvu mvuze ngoga ni uko wavuga yuko amafaranga adakenewe. washoje mvuga pastor washoje ngiye nashoje fata umwanya. abakristo bavandimwe pastor adukwakwanyije ariko kudukwakwanya si mwemere. umuhungu runaka duhagararana muri korali we kuko yize gucuranga nanjye nkiga kwa Antona yego we ngo aturuka i Kanombe dusengera mu mujyi twese nanjye ngaturuka wenda Kinyinya we aracuranga ngewe nka Antona ujya ucuranga rero bamumenyera agatike ngewe Antona bandeke kurobanura abantu ku butoni. niba ari umukirisitu uwo murimo arimo arawukorera nde? ngewe nyakorera Imana nkaba nturuka Kinyinya n'abaturuka i Kanombe duhurira mu mujyi. kuki ngewe nimenya we mukamumenya nanjye nimumenye kuko nkora umurimo wo kwa Antona kunjye rwara ndagukomye ntabwo muri rwara. urimo uracyumva? uyu mudiyakoni uturuka Nyagasamba ajya gusengera mu mujyi we nava kure ntakwiye ku gatike. kuki kamenyerwa umucuranzi gusa? ahubwo ikigaragara hari abacuranzi bari mu rusengero atari abakozi b'Imana ahubwo ari abakozi b'urusengero batanakijijwe. bene abo ngabo nibo mwangaza ngo baze bacurangire kuko mushaka gucuranga kandi mutaratoje abana bandi gucuranga. nicyo ngicyo ngewe nabona. aho kugira ngo kagatike ngaho umucuranzi uze gucuranga namwangaja akaza akigisha abakorari gucuranga igihe cye kikarangira abandi bagasigara bicurangira. noneho abandi bamara kubimenya bakazigisha bagenzi babo ariko nyamutanga iyo tiki kuri uwo mucuranzi. uwo mucuranzi si umukirisitu nakwiye no kuba ari muri urwo rusengero nibo bumva amagambo yanyu niwe yumva ibiberwa mu rusengero akabisohokana amabanga y'urusengero bikajya hanze. icyo nakivuyeho. ariko utari wakomezaho gatonya pasiteri ashobora kuba yatanze urugero ku mucuranzi ariko n'umudiyakoni runaka utuye kure nawe ugaragaza ikibazo nawe bashobora kumufasha muri ubwo buryo n'urugero yatanze cyangwa abadiyakoni ngo baba ari benshi ntacyo bafite umwe nase abandi barakora ugaragaje intege nkeya baramusova mbabarira ariko aba badukurikira reka barasenga mweko mudukuru mu musenga wowe bari bagutegera nuturuka kure nukora imirimo y'urusengero. hari umuntu wagaragaje ikibazo cye mu rusengero kamenyekana mu rusengero bakamwirengagiza ntibamufashe. komete zizaba nyinshi mushyiremo komete ngombwa iki zizaba nyinshi kukigaragaza no gupfusha ntibaza no kumuhambira pasiteri komete kugaragaza ikibazo cyo gutura kure hariho n'abapfusha hariho n'abarwaza bakarwaza umubyeyi cyangwa se umugabo w'urugo akarwara akamara amezi n'amezi mu bitaro pasiteri ntanabimenye banabimubwira akabyirengagiza. ibyo simbihakanye birashoboka ariko abantu ngo tubamo hano hanze abantu bose ntabwo twabashyira mu gatebo kamwe. rwawe nanjye nicyo nanjye pasiteri nari ngiye kuvuga ni pasiteri birashoboka ko arimo avuga yirefera kuri we kurwe ariko hano hanze ibyo abapasiteri n'abakirisitu ni ibindi bifite ntuza biriho. ikindi kansome nanjye Yohana 6:29 yego ndahera kuri 28 yego baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. yatangiye avuga ngo hari abakozi b'Imana nanjye ngaragaje umurimo w'Imana. umurimo w'Imana Yesu yatanze yaravuze ngo ni ukwizera uwo yatumye. nayo twizere twigumire mu rugo ntitujye murese nsohoza ariko kwizera uwo yatumye niwo murimo w'Imana. kudiyakona gupasitoringa kuririmba ibyo si imirimo y'Imana. ni iki? iyo ni imirimo yacu biradufasha twebwe ariko umurimo w'Imana Bibiliya ugaragaje ko ari ukwizera uwo yatumye. uwo mwizera no wizera uwo yatumye ni nawe mukozi w'Imana. ubwo twese nk'abizera abizera Imana twakabaye duhembwa kuri wa mafaranga. Damascene yavuze ngo biraza gukururuka rero nifuje ko twarekera ariko se niba umufundi tuvare mu kazi gasanzwe ko kubaka umufundi ashobora guhembwa 10,000 mu gitondo yavunitse injeniyeri wiri uhagaze gutya agahembwa menshi kumurusha
kukibumba mu rusengero ariho hantu hakwiye kubangamirwa kuruta hanze. noneho dufate ibikorerwa hanze tubigirisha no mu rusengero bikore kimwe. hose biradufasha. bikore kimwe, hose bikora ku buzima. subiza yego cyangwa we. bikore kimwe, ibyo hanze bikore kimwe n'ibyo mu rusengero. oya ntabwo biri bukore kimwe, ariko nanone ntabwo biri butandukane cyane. umva impamvu bitari bukore kimwe. pasiteri kuri ya mafaranga yavuze ko ashobora kugira umukristu umugezaho ikibazo, sibyo? pasiteri akaba yakora muri ya yandi agafasha wa mukristu umugejejeho ikibazo. ariko injeniyeri iyo igihe cyo guhembwa kigeze ahembwa ye, waba wahubutse ku gikwa ugahembwa yawe ukajyana n'imvune, injeniyeri akitangira. ariko pasiteri ashobora guhurana n'uwo munsi wo ku cyumweru agakora mu maturo akagutegeka. reka nawe arabizi abana bawe iyo ugiye guhaha yose ntabwo yafata ngo yohereze abana ngo mujye guhaha, urabahahira kandi ukabahahira ibyo wateguye, ntabwo babura. reka nsoze. yewe muntu wamvunikiye mu rusengero uhanutse ku gikwa uhanutse ku gikwa cyitwa korari, uhanutse ku gikwa cyitwa korari ukavunika ngo iki kiganiro ntabwo tuvunika kukigira kintu uretse ko nsoze ngo mu rusengero ntabwo bubaka. wigeze abana kandi nubwo bavuze ko ari inyubako. ntacyo nakomeza. ariko nanone mu rusengero hari indi nyubako twubaka, niyo tuvunitse duhanutse ku gikwa tukavunika, ntituvunika imvune y'umubiri, tuvunika imvune y'umutima. hari uwahanutse ku gikwa cyitwa korari aravunika, hari uwahanutse ku gikwa cyitwa ubudiyakoni aravunika, hari uwahanutse ku gikwa cyitwa ubujyanama cyangwa se nyobozi cyangwa wa pasiteri aravunika. ko wavunitse wajyanye n'imvune yawe pasiteri yakakuvura. ariko pasiteri ntabwo iyo mvune rero mu mutima yo ntivurishwa amafaranga, ahubwo ivurishwa ijambo ry'Imana. nyine noneho tekereza ko wakuvunnye ari nawe uje kukunga kandi akaba adafite gahunda ko bati yote sore aho bakongeramo. mbese kwa muganga ni hamwe, iyo byanze ujya ahandi hakinguye bakakuvura. tuzajya ukora iyo wivuye ikiganiro igituma abantu birirwa bazerera iyo wivuye muri leta bikajya muri firita. rero wa wundi kuki twe tuva hano tukajya hano bakuye uriye ko ari urimo kuvuna abantu uri irimo kubavuna yaba ari uvaho hanyuma kominoti igakora avunitse babiri ariko 50 bataravunitse, babiri bakagenda 48 basigaye bagakomeza. noneho rero atandukanye na Yesu yasize 99 ajya gushaka imwe, noneho ngo bagende yigendane n'ijana. ariko Yesu naravuze ngo nasoze kamwe bakwanga ntabwo kandi twashoje siko wavuze dusoze twashoje yavuze ngo we aragendana n'ijana, iyo yindi imwe na 99 yandi imwe yire nawe Yesu rero agendana n'imwe 99 akaba zisi. musubiriremo uko uvuze. nakubwiye nti oya karasubiramo iki twashoje. ariko se hari ukuntu mushaka gusoza ikiganiro twese turabakoze turasoze gute, dushoje gute ko mushoje muri wese akiri kuri rwa ruhande, muri wese aracyari kuri rwa ruhande. abadukurikiye bakuyemo iki? kuko tuve mu gutanga amafaranga mu rusengero tubiveho. reka nanyo njye hari umwanya cyangwa ni pasiteri reka niba ugomba gutsindwa ukagaruka ngomba gutsindwa rero garuke wari pasiteri umwanya cyangwa kubaza wowe bavuze yuko Imana idakeneye amafaranga. mu rusengero tuve ku mafaranga tuyaveho tujye ku ki? tujye mu ijambo ry'Imana. ubwo bariya barihitiramo. tujye mu ijambo ry'Imana kuko abigisha ndeba mubareka yuko pasiteri akora gukunda amafaranga atagikunze Imana. twigisha n'amafaranga mwe kugirira neza poromosiyo, ntituvuge iby'agakiza mu rusengero, ntitukivuga amategeko y'Imana, tukivuga iby'Imana dushakaho, ntitukivuga ko Imana ishaka uko tuba, twivugira kuko twebwe dushaka uko tuba tukanabyo duhanurira abandi. njyewe ndabaha umuti pasiteri ahubwo reka nsoze nyine. yego ngaho reka nsoza sindi bakubwira ngo mureke gutura, ariko ntimugahatirizwe gutura kuko utangira wowe nabyumvisha bivuga ngo hari ituro ry'umutima ukunze, umutima wawe urabikunze ngitambe urarihande rero yego sibyo urimo uratura Imana
kera kose nanjye ababyeyi banjye ndabatura, ntabwo nshobora guhaguruka ngo njye gusura mama cyangwa njye gusura papa ngenda maramasa, kandi naho mama cyangwa papa yaba arusha amafaranga hari icyo njyana, ni ukumutura kuko ni umubyeyi. Imana rero tuyitura kuko ari Imana tunayikunze, ni umutware kandi umutware araturwa. Rero we nubifata gutyo ukumva ko ukwiye gutura Imana, yiture. Kabiri, ntuzakurikira icyo y'amaturo yakoze, kuko namwe muyatanga muravuga ngo baturira amafaranga, kandi wayatanze ngo yakore iki? Njyewe ndimo ndagaruka ku ruhande rwa pasiteri, atari mu buryo bwa pasiteri. Ntacyo ndimo ndagaruka muri njyewe uri konveke, ndi umukozi w'Imana, wasomye ijambo ry'Imana, narisobanukirwa, nje imbere y'Imana nk'umutware, nje imbere y'Imana ngakuriyeta umuremyi amara amasaka niyo aramure ibikomeye, reka nyiture nk'umubyeyi. Rero icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bimwe mu gutanga ituro, Bibiliya niyo ibivuga mu migani ngo ituro ry'umuntu rijya rimugeza imbere y'abakomeye, ituro ryanjye rishobora kuncira imbere inzira n'imbere y'Imana. Pasiteri ntarya nabi cyangwa akayakoresha nabi, ariko ngewe icyo nakoze nahamanyaga n'umutima n'ijambo ry'Imana. Njye nicyo nshaka kugaragaza. Icyo nanga ni ugutanga amafaranga baguhatirije, nabyo biravuga ngo utange uko wagambiriye kandi utinuba, unezerewe. Ya mafaranga babahatiriza, njye n'inyubako iyo wamuhatirije umutima wanjye umuntu utabohoke kuyitanga, ndabireka ngasengera mu yuzuye. Urimo nsengera mu yuzuye. Urwo ni uruhande rwawe, Imana iguha umugisha. Pasiteri wowe ariko urumva ko nakuye abantu mu gutura. Nicyo ngicyo umuti nabahaga nanjye nuko niyinjira mu rusengero akabona bamuhatiriza gutanga buri munsi nta gakiza arimo bamubwira. Ubwo rero aho ngaho hari n'imiryango ifunguye, azinjira aho yumva umutima we ubohokeye. Imana ibahe umugisha. Salam, Shalom. Uwiteka Imana bagire neza. Amen.